Bakozi ba Kamukama TV Rwanda, nongeye kubasuhuza, nongeye kubegereza mu biganiro byacu tujya dukora tugahurira ku murongo wacu wa YouTube. Uyu munsi wa none mbazaniye inkuru itari nziza ariko igomba kuvugwa kuko iba yabaye. Muri iyi minsi ya nyuma yisatira imperuka nk'uko abanyamadini babitubwira, mu by'ukuri abagore barimo barakora ibintu by'ubunyamaswa biteye ubwoba. Ngiye kubaganirira ku nkuru z'abagore babiri, umwe mu karere ka Nyarugenge wataye umwana muri tuwarete, undi n'uwo mu karere ka Kicukiro, nawe turaza kureba ibibi yakoze. Amahano mu by'ukuri biteye ubwoba, kumva umubyeyi wagiye ku bise akora amahano nk'ay'aba bagore tugiye kuganiraho. Turahera ku mubyeyi usanzwe yari afite abana babiri, umubyeyi ubyaye kabiri, uri mu kigero cy'imyaka 42, utuye mu mudugudu wa Karuguru, akagari ka Gashari, umurenge wa Nyamirambo, akarere ka Nyarugenge. Yabyaye umwana amuta mu musarani. Baba we, biteye ubwoba. Nuko ababibonye, abajijwe impamvu yabikoze, avuga ko yagiye mu bwiherero akumva ikintu kikubise mu musarani. Babyeyi babyaye, sinekereza ko wajya mu musarani umwana akagucika, nta bise, nta kubabara, nta gusunika, nta resistance n'imwe, akavuga ngo yagiye gusa agiye kwihagarika, ngo ikintu kiramanuka kiba kikubise mu musarani. Nuko inzego zishinzwe umutekano n'abaturage bamubajije impamvu yumvise ikintu kikubita mu musarani kandi kivuye mu nda ye navuge, nibwo yaruciye ararumira, aza kwemera ko yabikoze nkana, yabyariye mu musarani umwana, agahitamo kumuta mu musarani. Uyu mugore wari usanzwe akora akazi ko mu rugo, mu gihe BTN dukesha iyi nkuru yageraga aho ngaho, nuko yasize inzego zishinzwe umutekano zirimo gucukura umusarani kugira ngo barebe ko bakuramo uwo mwana wamaze kwitaba Imana, kuko byari bimaze kuba igihe kinini, kugira ngo ajye gushyingurwa mu cyubahiro. Naho uwo mubyeyi agomba gushyikirizwa inzego zibishinzwe z'ubutabera, agakurikiranwa kuri icyo cyaha cy'ubwicanyi bugambiriwe kandi bwateguwe. Ni inkuru ya Twahirwa Issa kuri yegob.rw. Biteye ubwoba babyeyi, mwaretse kurusambana, kandi niba wabikoze ugatwita, mbere y'uko utwita wakoresha agakingirizo cyangwa ukajya ukaboneza urubyaro. Byaba byakunaniye, wabikoze watwise, ukihangana ukazarera umwana, ukamushyikiriza leta cyangwa inshuti n'abavandimwe cyangwa imiryango nterankunga, aho kugira ngo wishyireho amaraso n'urubanza rungana rutyo. Reka tubabwire indi nkuru nayo ibabaje cyane yabaye ahangaha. Ni mu mudugudu wa Biryogo, akagari ka Cyimo, umurenge wa Masaka, akarere ka Kicukiro. Umugore nawe akurikiranyweho icyaha cyo guta umwana w'imyaka 9 mu cyobo cya metero 15. Mu cyobo cya metero 15, nk'uko tubisoma ku rubuga rwa yegob.rw, inkuru ya Haragirimana Dieudonné. Abashinzwe umutekano bataye muri yombi umugore w'imyaka 28 ukurikiranyweho guta umwana w'imyaka 9 yari abereye mukase mu cyobo cya metero 15. Ayigadata we! Umugore afashe umwana w'umugabo we, kubera ko atari umubyara, ari uwundi mugore, umwana w'imyaka 9 amutaye mu cyobo kirimo ubusa cya metero 15. Ariko by'amahirwe, nyuma y'amakuru yatanzwe, nuko inzego z'umutekano zifatanyije n'abaturage bashoboye gukura uwo mwana mu cyobo akiri muzima, nubwo yavunaguritse amaguru
akaba ari mu bitaro kugira ngo akomeze kwitabwaho, mu gihe uyu mukase ari we mugore wa se w'uyu mwana yashyikirijwe inzego z'ubutabera kugira ngo akurikiranweho iki cyaha cy'ubugome, cy'ubuhemu bumeze butya. Inshuti bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, isi ko irimo kuzura ubugome, iyi si iminsi y'imperuka ko biteye ubwoba, gutekereza ukagambirira gusunika umwana w'imyaka 9 w'umugabo wawe ngo nuko utari nyina, mbega ishyari, mbega ubugome. Mwihanganire kumva izi nkuru kuri Kamukama TV Rwanda, ariko nta kundi tugomba kubivuga kuko biba byabaye kandi dukomeza no kubyamagana. Murakoze gukurikira, mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.